bana uyu munsi ngiye kubigisha ibintu bikomeye kuruta ibindi. Reka nyuma yabona ubuzima hari ubundi buzima. Utita ku byo mbabwira ubu urupfu ruzamuherana. Mutega amatwi. Umuntu ntakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we. Benshi dukunda Imana ariko gutsinda isi byaratunaniye. Ibishuko by'isi bituma twisanga mu cyaha buri gihe. Urihana ukongera ugasubira. Uribaza uti nzira iki? Biterwa n'iki? Mbese warashobewe? Ariko nkuzaniye inkuru nziza. Ni karibu. Mu gitabo cyera cyangwa se gitagatifu haranditswe ngo nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu ntakunda iby'isi, gukunda data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data wa twese ahubwo bituruka mu isi. Dushingiye ku byo umwanditsi atubwiye hano hejuru, aratubwira ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, aratuburira kudakunda ibintu by'isi, kuko iyo dukunze iby'isi bitubuza gukunda Imana. Icya kabiri, aratwereka ibishuko bitatu bikomeye isi ikoresha iduhambira, itugusha, ari nabyo dukwiye kwirinda. Aragira ati icya mbere kiri mu isi dukwiye kwirinda ni irari ry'umubiri. Icya kabiri ni irari ry'amaso. Icya gatatu ukwibona ku by'ubugingo. Ngahe nguko. Muzehe, nitubyumvise neza. Irari ry'umubiri ni iki? Irari ry'amaso ni iki? Kwibona ku by'ubugingo ni iki? Dusobanurire. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza bino bintu bitatu, ari by'irari ry'umubiri, irari ry'amaso, kwibona ku by'ubugingo, reka twifashishe runo rugero dukoresheje ibyanditswe byera. Maze Yesu ajyanwa mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'Urusengero. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunya hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera aramujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ureba ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukorera yonyine.
Dushingiye kuri iki cyanditswe, reka tubisanishe na bya bishuko bitatu umwanditsi yatubwiye isi dutsindisha. Ahangaha irari ry'umubiri rigaragara ahangaha. Niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Naho irari ry'amaso rigaragara ahangaha. Biriya byose ureba ndabiguha nupfuka mukandamya. Naho kwibona ku by'ubugingo bigaragara ahangaha. Niba uri umwana w'Imana, ijugunya hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Bisobanuye iki rero? Irari ry'umubiri akenshi rishingira ku nda, icyo umubiri wawe ukeneye, icyo wifuza. Abantu benshi bahemuka kubera inda, abantu benshi bagambana kubera inda, abantu benshi kandi bihakana ababo kubera inda. Mbese inda ni umuzi w'ikibi. Rega tutabiciye ku ruhande, nawe urabizi ko impamvu unanirwa amasengesho yo kwiriza ni ukubera inda nyine. Ka peti kaba kazamutse. Nunesha inda uzaba unesheje irari ry'umubiri. Naho irari ry'amaso rishingira ku iby'umwanzi akwereka, haba ubutunzi, haba ibintu bya mugenzi wawe, ukifuza gutunga ibintu bitari ibyawe, haba umugore w'abandi, haba inzu ya mugenzi wawe, n'ibindi bitandukanye bishingiye ku by'amaso ararikiye. Mujya mwumva nko mu makuru batangaje inkuru y'umuntu w'imyaka 50, umugabo rwose wari wiyubashye, ngo ariko yafashe ku ngufu ngo akana k'imyaka 15. Bikagutungura, burya bari irari ry'amaso riba ryaganje umubiri, agasheduka akoze ibidakorwa. Erega ijisho ni itabaza ry'umubiri. Iyo ijisho ryawe rireba nabi, n'umutima wawe uba mubi. Ariko iyo ijisho ryawe rirebye neza, n'umutima wawe uba mwiza. Irinde, itondere icy'amaso yawe ararikira. Ese nimwibuka inkuru y'umwami Ahabu, igihe yarebye umurima wa Naboti akawifuza akawurarikira, byarangiye amwishe kugira ngo amwambure umurima we, abifashijwemo n'umwamikazi umugore we Yezebeli. Mbega ubupfapfa, mbega ijisho ribi, mbega kurarikira nabi. Uzi iby'Imana yabakoze? Reka ne kubitindaho, tubyirinde. Kwibona ku by'ubugingo ho ni bya bintu abantu bakora bidaturutse ku bushake bw'Imana, ahubwo biturutse ku gushaka kwigaragaza n'ubwibone no gushimagizwa mu bandi bantu muri rubanda. Ibyo ngibyo bitwibutse ba bantu bitwaga abafarisayo. Ugasanga ni abantu birirwa bambaye amategeko ku nda, birirwa bigira abantu beza, nyamara imbere mu mitima ari babi. Hari n'ibindi byateye muri kino gihe, aho usanga abantu bafite ubwibone buhambaye, ngo iri dini ryacu ngo ni iry'Imana yemera, ngo twebwe ngo nitwe abakristo b'ukuri, ngo bari abandi mureba bose ngo bazajya ikuzimu, ngo ntago ari abana b'Imana. Ibyo bintu byose biterwa n'ubwibone ni bibi. None se Muzehe, tunesha irari ry'umubiri, tukanesha irari ry'amaso, tukirinda ubwibone bwo mu bugingo, tuzaba tunesheje isi. Iga mwana wa ubajije ikintu cyiza. Ibyo ntubishobora, hazaba hasigaye ikintu kimwe cy'ingenzi, nicyo gikomeye kurusha ibindi. Hari ahantu batasomye havuga hati, umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ngo aramureka amutega ikindi gihe. Icyo ngicyo nzakibabwira ubutaha, niba koko mugishaka.
mushaka kukimenya, murabishaka. N'imigambi nyawe, n'imigambi nyawe, 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 nyawe.